Mbanje kubasuhuza mbaye ikaze mwe bamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV, nawe turakanda subscribe. Uyu ni umwanya kugira ngo kandi subscribe tuye tubana mu nkuru zitandukanye tuba turimo kubategurira ziri kuvugwa hirya no hino. Reka tugaruke ku nkuru igaruka ku munyemari Nkubiri Alfred. Biravuga yuko ubu ngubu arembye nyuma yo kuvanwa muri gereza ya Mageragere akerekezwa mu bitaro bya CHK. Mu nkuru yatambukijwe n'ikinyamakuru Taarifa yavuga ko mu masaha ya nijoro kuwa mbere ubuyobozi bwa gereza ya Mageragere bwajyanye umunyemari Alfred Nkubiri kuvurizwa ku bitaro bya kaminuza CHK arembye cyane byo gupfa. Raporo ya muganga kiriya kinyamakuru cyabonye ivuga ko Nkubiri yari arembye cyane, afite ibibazo bikomeye by'ubuzima dore ko asanzwe arwaye indwara zikomeye zirimo diabete, hypertension ndetse ngafite kuruka no gucibwamo. Mu minsi ishize nibwo byamenyekanye ko ba rwiyemezamirimo 9 bafunzwe bakurikiranyweho miliyari 9 zari zigenewe kugeza ifumbire ku bahinzi, ko dosiye yabo yamaze gukorwa ndetse yashyikirijwe ubushinjacyaha bw'ubufite ububasha bwo kuyiregera urukiko. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko abarimo gukorwaho iperereza ari ba rwiyemezamirimo 12 ariko 9 nibo bafunzwe, aribo Itegeko Dieudonné, Rukumba Evariste, Uwagiriwabo Faustin, Rugerinyange Laura, Nibishaka Tade, Nsengiyumva Amon uzaba akiriho, Elias Nsengiyumva Evariste na Nkubiri Alfred wo muri ENAS. Ikigo ENAS Enterprise Nkubiri Alfred and Sons kigaragaza ko cyatangiye gukora akazi ko kugeza ifumbire ku bahinzi mu mwaka 2009, ari naho haturuka miliyari 2 na miliyoni 36 z'amanyarwanda. Uyu rwiyemezamirimo aregwa. Hakizimana Joseph ushinzwe amasoko muri ENAS yavuze ko gukwirakwiza ifumbire babitangiye mu mwaka 2009 bikomeza mu mwaka 2011 ndetse na 2012. Hagenderwaga ku masezerano y'ubufatanye hagati ya ENAS, Minagri n'akarere bakoreragamo. Hakizimana yagize ati inshingano twari dufite kwari ugufata ifumbire kandi tukayishyikiriza abahinzi ku gihe. Twarabikoze tukishyurwa imirimo twakoze tugeze ifumbire ku bahinzi, twamara kuyigezayo hakaba igikorwa cyo kuyitanga, abahinzi bakazayishyura ari uko umusaruro ubonetse. Iyo fumbire yavaga mu bubiko bwa Minagri yayitumizaga mu mahanga, rwiyemezamirimo akayifata ku ideni akazishyura ari uko abahinzi bejeje bakagurisha umusaruro. Rwiyemezamirimo akabona amafaranga yishyura Minagri, hakavamo n'igihembo cy'umushoramari wayigejeje mu bahinzi, ari byo ENAS yakoraga. Hakizimana ati ibyo twarabikoze ariko twayigezagayo akarere kagakurikirana ibikorwa byo kwishyuza abahinzi. Aho rero niho byagiye bigoranira. Akarere kananirwaga kuzuza inshingano, abahinzi ntibishyure ya fumbire bagurijwe, bagasigaramo amafaranga kuri buri gihembwe cy'ihinga, bakagenda bayasigaramo. Noneho kugeza mu mwaka wa 2012 Minagri ibona hari amafaranga yagiye asigaramo, isubira inyuma abari twe yishyuza ayo yasigaye mu bahinzi. Ayo yasigaye mu bahinzi. Kugeza ubu ENAS Minagri yishyuza miliyari 2 na miliyoni 36 z'amanyarwanda, mu gihe iki kigo kivuga ko ari amafaranga atarishyuwe n'abahinzi, bigatuma nacyo kitabona miliyoni 407 z'amanyarwanda zirimo z'imirimo cyakoze gikwirakwiza ifumbire itarabashije kwishyurwa. Hakizimana yakomeje ati Minagri ivuga ko tugomba kuyishyura byanga bikunze, noneho nyuma akaba ari twe tujya gukurikirana abahinzi, kandi mu masezerano harimo ko tugomba kwishyura Minagri ari uko abahinzi bishyuye, ariko yo iravuga ngo tubanze tuyishyure noneho nyuma aba ari twe tuzajya twikurikiranira abahinzi, kandi siko byari biri mu masezerano. Amasezerano agiye ahinduka bitewe n'imyaka. Mu mwaka 2010 ENAS niyo yagombaga kwishyuza abaturage bejeje. Mu mwaka 2010 ENAS niyo yagombaga kwishyuza abaturage bejeje.
mu gihe mu myaka y'ibihumbi 2011 na 2012 uturere twagombaga kwishyuza abaturage bahawe ifumbire bakagenda bashyira amafaranga kuri konti zo muri sako nk'uko ENAS bivuga. Niho ENAS ngo yari gukura amafaranga ikishyura Minagri ifumbire yahawe ku ideni, nayo ikabona kwishyurwa imirimo yakoze yo kugeza ifumbire ku bahinzi. Haba mu mwaka wa 2010 ku gihe ENAS yagombaga kwiyishyuriza cyangwa ku yindi myaka, ivuga ko hari kwishyuzwa ku bufatanye n'uturere ngo hari abaturage bagiye basigarana amafaranga menshi bigatuma kwishyura Minagri bidashoboka. Kuva mu mwaka wa 2009 ENAS yatangaga ifumbire ku baturage mu karere ka Kirehe gusa, bigeze muri 2012 uturere turongerwa tuba 6, hazaho Kirehe, Ngoma, Kayonza, Rwamagana, Nyagatare na Gatsibo. Hakizimana yakomeje ati izo miliyari twishyuzwa ziva muri utwo turere twose muri iyo myaka yose, kandi zagombaga kuboneka ari uko uturere tugiye tukishyuza abaturage nk'uko amasezerano yari, kuko twebwe nta burenganzira twari dufite ngo tujye mu baturage tujye kubishyuza. Igihe akarere kemeye kakavuga ngo ni twebwe twishingiye abaturage, ni twebwe tuzabishyuza, nibatishyura twebwe tuzabaha amafaranga yanyu. ENAS ivuga ko abaturage benshi batishyuye ndetse na Minagri twajyanye no ku makonti tujya kureba turagenzura n'akarere gahari, ariko tuza gusanga barishyuje nka 40% na 60% akiri mu bahinzi. Mu mwaka wa 2011 abaturage barasonewe, ENAS irishyuzwa. Hakizimana avuga ko mu mafaranga bishyuzwa harimo nayo Minagri itahawe mu mwaka wa 2011 n'abahinzi bo mu karere ka Kirehe kuko kavuyemo izuba rikomeye. Abaturage bahawe amafumbire ntibeza ku buryo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yabahaye inkunga y'ibiribwa. Meya w'akarere ka Kirehe Murayire Protais yandikiye Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ku itariki ya 6 Mutarama umwaka wa 2011, anaha kopi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu na Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba asabira abaturage gusonerwa kwishyura amafumbire. Muri iyo baruwa avuga ko bateganyaga guhinga ibigori kuri hegitari 25,000, ariko kubera ibura ry'imvura hahinzwe hegitari 20,000, nabwo bigaragara ko abaturage batazasarura kubera ibura ry'imvura. Yakomeje ati Madamu Minisitiri, nyuma y'ibyo bibazo by'ibura ry'imvura turabasaba ko abaturage bahawe ifumbire yo gukoresha mu bigori DAP na IRE basonerwa kwishyura iyo fumbire kuko nta musaruro bazabona muri icyo gihe, ngo kuko abaturage batagombaga kwishyura kandi ENAS yarakoresheje amafaranga yayo mu gukwirakwiza no kubika amafumbire. Minagri yarabahamagaye ibabaza uburyo ifumbire yakwirakwijwe, babarana amafaranga bakoresheje, hagati aho irayabishyura birarangira. Nubwo bishyuwe amafaranga yakoreshejwe mu gukwirakwiza ifumbire, ikiguzi bayihereweho cyagumyeho kandi batazajya kwishyuza abaturage bayihawe. Hakizimana yakomeje ati ariko ubu tugiye kubona muri izi miliyari 2 batwishyuza, dusanga ayo mafaranga yose y'iyo fumbire bayagaruyemo ngo nayo tuyishyure kandi barayasoneye abaturage. Icyo gihe ENAS ngo yari yarafashe muri Minagri ifumbire ifite agaciro ka miliyari 1 yahawe abahinzi, ari nacyo gice kinini cy'amafaranga ENAS yishyuzwa. Hakizimana yakomeje ati ayo mafaranga aracyari mu bahinzi yose, nubwo twahaguruka twasanga koko abahinzi bayafite n'ubundi. Ntabwo twakagombye kuba tubazwa izi miliyari kuko hari amwe yakagombye kubazwa uturere kuko nitwo twakoze ikintu cyo kwishyuza kandi nitwo twishingiye abahinzi ko nibaramuka batishyuye ari bo bazishyura ayo mafaranga. Nk'ayo yagombye kubazwa uturere, ariko yose barayatubaza twebwe nka ENAS. Hakizimana avuga ko mu mwaka wa 2010 ubwo bari bafite inshingano yo kwishyuza, hari ubwo bagiye mu baturage kubishyuza, ubuyobozi bubasaba kuba babihagaritse. Umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri ENAS Wendy Irame yakomeje ati twajyaga kwishyuza bakatubuza, bakatubwira bati ntabwo mwakwishyuza abaturage, nta mafaranga bafite, ariko twe bagategereza ko twakwishyura amafaranga dufitiye Minagri, ariko twajya kwishyuza abaturage dufitanye amasezerano, dufite n'uburenganzira bwo kuba twagurisha ibyabo bakatubuza.
nyuma yo gufatwa Enas ivuga ko umuyobozi wayo yasabwe gutanga ingwate ya miliyoni 55 ngo akurikiranwe adafunzwe, atanga sheki yazo ariko ntiyarekurwa. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Enas yakoreyemo igihe kinini Muzungu Gerard avuga ko hari abaturage benshi batishyuye amafumbire bahawe kugeza magingo aya, nubwo adafite amakuru menshi kuri iki kibazo kuko cyabaye mbere ya manda ye. Inkuru dukesha ikinyamakuru Bwiza.com cyanditse ku itariki ya 11 Kanama yavugaga ko urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwategetse ko umunyemari Nkubiri Alfred uregwa ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta n'icyaha cy'ubuhemu akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mu kiganiro ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda buherutse kugirana n'itangazamakuru bwatangaje ko Nkubiri Alfred akurikiranyweho kunyereza ifumbire ifite agaciro ka miliyari 2 na miliyoni 36 z'amanyarwanda yari igenewe abaturage, mu gihe muri rusange bose uko ari 9 bishyuzwa arenga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'amakuru yari yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yuko umunyemari Nkubiri Alfred yaba yitabye Imana, urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa RCS rwatangaje ko umunyemari Nkubiri Alfred ufunzwe atitabye Imana nk'uko amakuru yaramukiye mu bitangazamakuru menshi muri iki gitondo yabigarukagaho. Nkubiri ari muri ba rwiyemezamirimo 12 barimo 9 bafunzwe bakurikiranweho kunyereza miliyari zisaga 9. Abunganizi ba Nkubiri baheruka kugaragariza urukiko ko umukiriya wabo akwiye gukurikiranwa adafunzwe kuko iperereza ryakozwe kandi n'urubanza rugiye kuburanwa mu mizi bigakubitana n'uko uwo bunganira afite uburwayi. Byongeye Nkubiri w'imyaka 69 yagaragaje abantu 4 b'inyangamugayo bamwishingira n'umutungo wa miliyari zirenga 7 nk'ingwate. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko Nkubiri ariko yakotsa igitutu abatanga buhamya akaba yanasibanganya ibimenyetso. Indi ngingo bwashingiyeho busaba ko Nkubiri akomeza gufungwa nuko bukemanga ingwate yatanze ngo arekurwe. Ndabashimiye mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV, namwe mutirakanda kuri subscribe. Uyu niwo mwanya kugira ngo mukore subscribe ndetse mujye mwibuka gukora share ndetse na like ku nkuru zacu. Mugire ibihe byiza.